basi panya twirebera episode ya mbere nitwatu minisitiri ku buryo minota mike kaba karangiye bimeze bite rero nyuma ya papa cyangwa kubwira ati panya imbeba ntimuduteze imbeba okay bimeze bite ari kumwe na Igor Mabano bati ntuduteze imbeba wineze imbeba mama we njya mbona abantu bashaka kuneza imbeba shahu kandi nzwi nk'icyamamare okay ere nawe kamugereho icyamamare na kinyoni hafi aho mwese kabagereho twirebera 50 states of Fright mambo vipi urumva umwana ukuntu agwa muri beat kanyuma na nyuma umwana ukonzora afashwe cyasa amacici umwana uhigora kabye inzozi ze zitakwe n'ipinda ryanjye uzanjye habamo ikimero kiwe mama w'icyangwe mfata nk'icyana kingwe vanga biruriho niyanjye drip magaze sinazimwe sabo izo mbeba zikurya bipe zikwame vanga ubwoko bw'amani gucana yongera utuze ku karinje kibamba waka umwana wa gatsata wifunga jumpa hasa kabunuza tukira wae nuko bita injuri ninja vugutira umutinda gusuka ipinja uvanga ubwoko bw'amarika maze wagera hayi nkabona ubaye mushya uzumva abahano uko bamfata ndebazunga mu ryo mvuze bizimvugiramo fema I'm a bad boy, urabizi barusha umuzigo barabizi baby don't you worry ngende mu kazi barusha n'umufungi no baranzi wineze imbeba les souris wineze imbeba wineze imbeba kirabiranya kwa murabizi uhora top ibiro n'amakiro zani byana biri hot MSC bakatireba nsange mbaye kontsutsu era duha biti wakatwika henshi imurundi nduzumva bavuga kuri Lewis nuhindukira uzumva bamwe batese muzi tuvuga papa cyangwe bose batikashikaci uzababwira uti mambo hapo vipi nyitiranye n'imbeba baby genda kuko mu mufungo gahaba oye ibyo nubitindeho iri zina ryaramvunye ibaziye imbeba ikuntwaye kandi nzi nk'icyamamare ngakora akazi sivuga menshi ngure hasi mwike nimanukire I'm a bad boy urabizi barusha umuzigo barabizi baby don't you worry ngende mu kazi barusha n'umufungi no baranzi wineze imbeba les souris wineze imbeba les souris Hai koko ya ikuzaniye application yitwa Ifashe ushobora kuba wakoresha igura umuriro abantu banjyana hano ushobora kuba wagura umuriro ukagabanirizwa wagura nk'igihumbi ukabona bakuyeho 900 kuri miyoro yawe noneho FD wumve ni application cyangwa se wenda abonnement Star Times byose uragabanirizwa ni ibintu byoroshye cyane we banza ukurikire wumve Ifashe ushobora kuba wakoresha igura umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times nta kindi bisaba uretse kudownloadinga application Ifashe kuri Google Play sibyo gusa kandi kuko no kubakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe kanda akanyenyeri 632 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application Ifashe ku bindi bisobanuro watwandikira kuri mail yacu ariyo info@fdibs.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 078115 Ifashe easy and affordable for you. Ifashe mwayibonye nuko dutangira
dutangiye filime yacu ndagira ngo mve amagambo narakubwiye ngo burikumvishe ngo niruke bagafashemo jya umenya ko tugiye gusobanukirwa ijana ku rindi bimeze biti cyane ko twiyemeje kudasakuriza muri filime ahubwo dusobanura ijambo kuri kwiga neza we Every state has its folklore, tall tales and legends. ati burya buri mujyi wose cyangwa se buri leta iba ifite imigani yayo ifite inkuru z'abakurambere ifite ibigwi bihavugwa muri ako gace nk'uko bakubwira ati kugwima kera habaga impyisi habaga iki n'iki bakakubwira ati none mutarera igihe wasangaga intare ziri mu mirima ati hari igihe usanga buri leta buri gace kagira inkuru zako imigani yako ibihavugwa sibyo. But sometimes there is a darker story, a tale not so much told as whispered. Atariko nanone usanga hari inkuru muri izo nkuru ziba zivugwa muri ako gace bakunze kongorirana mbega basanga bagira ibanga ibi itagivugirwa mu ruhame ngo ivugwe cyane ariko iyo nkuru yarahabaye ugasanga n'akantu bavuga bisha bavuga ati iriya karitsi uriya mu mama buriya ni umurozi ugasanga abantu bose ntago babizi ati buriya buri gace kagira inkuru ivugwa mu bwihisho batajya bapfa kwerura ngo bashyire ku karubanda kandi ibyo bintu bihabera nuko dutangiye filime yacu by the 50 states of Fright bimeze biti do Lagina of broken do dutangira the land the way Dave was. I mean he loved that. Uwo mugabo Dave ndamuzi yakunda kubutaka. And it was a part of him. Ubutaka bwari meze nk'igice ki. Nuri kutuganira ni babiri bakorana. Dave, most of his stuff. Dave yari umubashi mwiza. Red oak that he grew up his property. Yari umugabo rwose ubaza cyane ko n'ibintu byabaga mu nzu yari ibyo yabazaga. Dave and Heather were high school sweethearts. Dave n'umukobwa bita Heather bakundanye muri high school cyangwa segonderi. And she knew it. Gusa uwo mukobwa bakundanaga Heather yari we mukobwa mwiza muri ikaritsiye nawe yari abizi. Turi umukobwa bakubwira ngo yari mwiza cyane kandi nawe yari abizi. Hari igihe umuntu aba ari mwiza nabizi nyine. N'uyu mukobwa ngo yakundanye na Dave. Dave ni umubaji. Atema ibiti akajya kubaza. Icyo giti uzanye ni cyiza sheri. A nice spiral grade. Ahubwo iki giti kirakabije si cyiza gusa. He knows. Uyarabizi. It's all right for you fellas? Yes, ma'am. Uyakomeza imbere sheri we. Man, she was always asking Dave for stuff he couldn't read. Uwo mukobwa yajyaga asaba umusheri we Dave ibintu atabasha no kumugura cyangwa se ibintu adafitiye ubushobozi atitaye ku musore byari kumusubiza inyuma. Dore ngaba uyu mukobwa ngo yari w'abakobwa bakunda ibintu bihenze cyane ko yarazi ko nawe ari mwiza. Barakwereka yari yazanye agakufe ka zahabu. Sheri wavayo sheri ngo numubaje. Uyu mukobwa akunda kumubwira kugura ibintu birenze ubushobozi bwe atitaye ku musore byamusubiza inyuma. True. I do sort of have a thing for dumb muscular guys. Rebe, ni Lagina of Broke muramuzi muri. I guess it's my lucky day. Ndakiye ku umunsi w'amahirwe wanje. Nagashene. Is that new? Akagashene twambaye ni gashya. I should have asked you first, but it was just so beautiful. Nakabaye nakubajije mbere yo kukagura ariko ni keza. Nkabasubize nakikopesheje. Yaragenda akikopesha imikufi ya zabo. I like it. Oya nanjye nagakunze. We'll find a way to pay for it. Tuzashaka amafaranga tukishyure na Apollo wakagukopyeye. Umukobwa yaragendaga akikopesha imikufi yenze ya zahabu. Umusore w'umubaje utigirira n'amafaranga ngakazaba ashaka ukuntu azaba ajya kubyishyura. Urumva ikibi cyo gukundana n'abakobwa badafite ubwenge. Umusore udufaranga twakamufashije. Umukobwa yagendaga akikopesha ibintu atazi bidafite akamaro badakeneye muri ako kanya. Yo. Do. Bimeze biti. Barakwereka babaga bari mu rugo. Nobody was expecting an accident. Nta muntu wari uzi ko iyo mpanuka yaba. Umve. I'll never forgive myself for not being there. Ntabwo njya nibabarira kuba umunsi ntari mpari. Uriya n'uwajya gufasha wa musore batubwiye Dave. Kwereka umunsi. We andi arampamagaye. Andi ruramwira buri kutuganirira. Bakoranaga. You like it? Ikanzu urayikunze. That is gonna turn a few heads tonight. Ewa ni ikanzu iraza gukurura abantu nijoro. What about Andy? Andi se yabaye iki? Sick. Yamagaye ngararwaye n'uwo bakorana. Together and now I'm gonna have to do it by myself. Ibiti twari gutemana ndabitema njyenyine urumva ndi bukerererwe. In committee we have to show up on. Umva turi muri committee ya fundraising tugomba kuba twari kugira. And tomorrow I'm short of lumber. Umva ibiti ngomba kubikata uyu munsi kandi uwo wagomba kumfasha. You could give me a. Cyangwa uzujya kumfasha sheri. Andi wamfashaga ntawe uhari. That's just a little treat. Ni igiti gitoya ngo ugende ubimfasha tubiteme kugira ngo tuze kujya muri icyo kirori ninjoro meze neza. Umukobwa yaheraga mu gitondo yipima imyenda yo kujya mu kirori ninjoro. Ni sireyi nyine urabazi. Fine. Sawa. Musora amuhaga baje gutema ibiti. Vuye tujye gutema ibiti. Baje gutema ibiti nagakobwa bakundanaga ngo niwe wari mwiza muri ikaritsiye.
ibi ni ibyabaye baje gutema ibiti. Hey, keep the line taut. Umva ako kantu umugozi ucamo aba ari ugumukururira sibyo? Kururiremo hariya yero kabona abarika kururiramo bimeze bite? Sasa yagize gutya arakurura hitambikamo igiti. Hey, hitambitsamo igiti bivuze ngo igiti ntabwo bari kugikontorora. Umukobwa uko yagakuruye igiti cyitambitse mu nyagasani. Igiti cyitambitsemo uyu kureba hano igiti cyamanutse gisanga Sirayi Queen Edahari kiramugwira. Uye marasa aramutarukira. Bimeze bite? Igiti cyagwira akaboko k'umukobwa. Umukobwa mwiza muri karitsiye Sirayi wari waraciye ibintu. Bisa neza turakabukanu kari kuva amaraso menshi. Uyu musore yagasani yakuriye akaboko kafashwemo umuzi nkaragira off block muri Vikings gukura akaboko dore kashwanyaguritse ari kuva amaraso menshi. Uri kubura amaraso menshi cyane atarebye neza yapfa. Mumfashe. Musore yararebye biramucanga kare akaboko ni gatinda amaraso arashira mu mukobwa. Agufatira ipiki akaboko agace byibura yihutana umukobwa kwa muganga kugira ngo akaboko kagumemo hariya. Umukobwa abura amaraso menshi. Urabizi muko nta kundi nakujyana. Ugiye gukora ibiki? Mfite kugukura kuri icyo giti. Oya yatemye akaboko amaraso atarukira muri kamera. Iyi yari episode ya mbere ngiye wumvaga bagitaroki ndetse naranamamaye Imana ibahe umugisha. Ciao. Ndaje turebe n'izindi episode zikurikira. Ko wakoresha igura umuriro, amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times. Nta kindi bisaba uretse kudownloadinga application yifashe kuri Google Play. Sibyo gusa kandi kuko nako bakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe. Kanda akanyenyeri 632 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru. Gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application ifashe. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri mail yacu ariyo info@fdibs.com cyangwa ukaduhamagara kuri telefone yacu ariyo